ariko mwibuke ko Rusagara afite abana kandi abo bana ntacyo babatwaye. Mwibuke ko Rusagara afite umudamu babanye bakabyarana 5 nubwo batandukanye mu buryo bumwe, ariko nkunda kubabwira ngo abantu babanye ntabwo batandukana. Uyu munsi wa none Papa Darene nubwo yashatse afite umugore, ariko numvisha inkuru ivuga ngo arapfuye, nshobora guhanuka nk'iko. Reka wenda komera mute komera kuri ubu yabayeho, ariko ntabwo igihe cyose yabayeho agerageza. Igihe yari ari mu byago ukomere rero Rusagara umufate nka marayika Imana yari yarohereje kugira ngo wongere ugire ubumuntu muri wowe. Wababaye nibyo, anabonye poste zawe nanjye agahinda karanyica. Urakaza neza mu mujyi w'ubukerarugendo Dubai. Urifuza abagufasha kuva ku kibuga cy'indege no mu gihe cyo gutaha bakazagusubizayo. Urifuza ko bakubukingira hotel uryamamo. Urifuza gukora ubukerarugendo bwawe kandi neza. Igisubizo ni kimwe, Nicholas Dubai. Nibo bonyine bagufasha mu byifuzo byawe byo gutembera kandi neza. Dore ko bagutembeza mu butayu, nko kugenda kuri moto nziza za Dubai, kugendera mu mitaka, ndetse no kugufasha kugenda mu ndege helicopter, kugenda kuri moto biryoshye ubutembere byo mu mazi. Akarusho muri Nicholas in Dubai tugufasha kwizirwa n'ubutembere ndetse tukanakwitaho kugeza utashye. Ngaho rero ihutire kubukinga igihe muri Nicholas in Dubai. Wadusura kuri Instagram yacu Nicholas in Dubai, cyangwa ukaduhamagara kuri nimero zikurikira. Muri Dubai, ikimenyetso cyo guteranya 97 15 28 83 34 02. Uri Kigali 078 61 23 845, cyangwa wandike www.academynicolasindubai.com. Ibyishimo ntabwo bihenda na Nicholas in Dubai. Turabasuhuje inshuti z'Ibumbe TV, tubifurije amahoro y'Imana. Nk'uko bisanzwe Ibumbe TV dutangira twifatanya n'abababaye, twifatanya n'abarwayi Imana iborohereze, kandi tunifatanya n'abishimye kugira ngo tubabwire ngo Imana ikomeze ibishimire. Ariko tubibutsa ko nuba wishimye jya ugera igihe ufate n'akanya gatoya wifatanye n'abababaye, kubera ko uyu munsi uba wishimye ejo ukarira. Ni ibisanzwe, njye nkunda kubabwira ngo nubona wishimye ujye uvuga uti Mana wibuke n'abababaye, kubera ko abababaye nabo baba barigeze kugira igihe cyo kwishima. Abarwayi rero namwe mwihangane, muganga mukuru uruta abandi ni Imana. Aho uri ubabara, aho uri wumva utameze neza, uhamagare Imana uyibwire uti ni wowe muganga niringiye, ni wowe wankiza kuruta abo ukoresha. Abagize ibyago namwe reka tubihanganishe, kubura umuntu wawe birababaza. Tuboneraho tunihanganisha Pst.MUTESI, Imana igukomeze, Imana iguhe umutima ukomeye. Kubura nari ngiye kuvuga ngo fiance, ariko ntabwo uriya yarakiri fiance wawe. Iyo umuntu yagusabye akagukwa, mu Kinyarwanda aba ari umugabo wawe. Komera rero, ukomeze wihangane. Buriya muri iyi si Imana hari igihe izana umuntu mu buzima bwawe kugira ngo yongere aguhe icyizere cy'ibyo wari waratakaje. Imana iratangaje. Imana hari igihe ikureba ikabona uri mu bihe byo kwiheba, ikabona uri mu bihe wumva waratakaje ubumuntu muri wowe,
yakureba ikabona ibyo wahuye nabyo wenda byakujyanye ahantu kure ntuhari, wumva ubuzima bwararangiye, ntukikunda, ntucyambara ngo ubona wambaye, isi yakuzuriranyeho, abantu barakuvuga ukababara, kugera ubwo nawe wumva rwose utagifite ubumuntu muri wowe. Ariko Imana kubera ko ari nziza, yarangiza ikavuga ngo reka nkoherereze marayika, reka nohereze umuntu agende mu ishusho yanjye, ajye guhumuriza uriya muntu, ajye kugarurira ubuzima umuntu, agende ajye gukora ibikorwa ibyo yari yaratakaje muri we, yongera bimugarurire. Ukomere rero Rusagara, umufate nka marayika Imana yari yarohereje kugira ngo wongere ugire ubumuntu muri wowe. Wababaye nibyo, anabonye poste zawe nanjye agahinda karanyica, aho cyane cyane ngira ngo hari abakunzi b'Imbumbe TV message nshaka kubasomera yankoze ku mutima ya Mutesi, yatumye mfata uyu mwanya ndavuga ngo reka mwihanganishe. Ni message yanditse avuga, ubwo Rusagara yari yambaye ishati y'umutuku, aravuga ati iyi shati niyo wari wambaye ejo, yavugaga kuwa gatanu, ndibuka byose wambwiye, ukambwira ngo ryama urarushye, mu gitondo ubyutse urambwira ngo urankunda. Naguherekeje ku kazi, tuvugana ugatangira tuvugana, ndibuka ko watangiye gufatwa, urambwira ijwi ryawe nibuka nirimbwira ngo simeze neza, turaza kuvugana. Ako kanya wambanye, ako kanya warwanye n'umutima numva, ngerageza kuguhamagara cyane ntiwitaba, kumbi warunsezeye mu mvugo y'abanyamwuka ko ari aho mu kanya mu gitondo cy'umuzuko. Rape my love Rusagara. Pastor, nta kindi nakubwira usibye gukomera, ugakomera, ukagira umutima ukomeye, ukiringira Imana, kandi ukavuga ngo Mana ibi ngibi ni wowe uzi impamvu byabaye, ni wowe wemeye ko biba, kuko ntekereza ko ntago wari uzi ko uzahura na Rusagara, ariko Imana yarabikoze murahura, akure mu mutima, kugororamo icyizere cy'ubuzima. Impamvu mbivuga nuko uri mu bantu nagiye nkurikira ubuhamya bwawe cyane, uvuga ubuzima bwawe bw'urushako rwa mbere, ubuzima wahuye nabwo, kandi ugaragaza ibyo wavugaga byari ibintu byigisha abantu kureka kwiheba, ko umuntu yakongera kuba umuntu, ko ubuzima bwakongera kugaruka. Wafashije benshi nubwo abantu harimo bamwe batabyemera. Nzi neza ko hari abantu wafashije mu mutima. Hari n'abantu ujye ukabona kuri status bapostinze amagambo yawe arema umutima, arema ibyiringiro mu mutima. Uyu mwanya rero reka nawe tukurememo ibyiringiro, reka tukurememo umunezero, reka tukubwire ko Rusagara, nkuko wabivuze muri poste yawe, uti misiyo yawe ku buzima bwanjye irarangiye. Iriya niyo yari misiyo yawe, niyo yari misiyo ye kuri wowe, kuza akagukunda, akagutetesha, akongera akagushyira mu buzima, akaguha ubuzima. Iriya niyo yari misiyo ye rwose, kandi yayikoze neza. Urabyivugira, yayikoze neza. Rero gerageza gukomera, n'abakuri hafi bagukomeze, wumve ko Rusagara agiye mu ijuru, wumve ko Rusagara agusigiye ubuzima, kandi kugira ngo aruhukire mu mahoro, ntuheranwe n'agahinda. Acyari umugore mwiza, Imana izaguha undi mugabo uguhoza amarira. Ntabwo ubuzima burangiye, uracyari muto, ntabwo ubuzima burangiye. Ndetse n'undi wese wagize ibyago nk'ibya Pastor, kuko
urumva niwe twamenye kubera ko aba cyane muri social media, ariko hari n'abandi, umuntu wapfushije umugabo, umuntu wapfushije umwana, umuntu wapfushije umubyeyi, umuntu wapfushije inshuti yawe, umuntu wapfushije umuvandimwe, wumve ko muri ubu buzima turimo tugomba kuzatandukana. Umuntu wese ntago ngewe ndi umupasiteri ngo nigishe ijambo rivuga ku rupfu cyangwa se iki, ariko umuntu wese muri iyi si afite igihe azamara, afite igihe azagera igihe akagenda tukamubura. Ibyo rero kubyakira biratugora kubera ko umutima wacu uba ukunda, kandi iyo wabuze uwo ukunda ushengabara. Biratugora cyane, ariko niko bimeze muri iyi si. Umuntu wese ukunda hari igihe kizagera umubure, cyangwa nawe ugukunda azagera igihe akubure. Niko mu isi bimeze. Reka twihanganishe rero kuri uyu munsi abantu mwagize ibyago, abantu mufite imitima ishavuye kubera kubura abo mukunda, cyane cyane Pst.MUTESI rwose ngewe mfashe uyu mwanya ngo nkwihanganishe, mfashe uyu mwanya ngo nsaba Imana ikube hafi, iguhe kwihangana kubera ko ntago byoroshye gutandukana n'umugabo wa mbere. Wagira uwo ubona ugiye kuguhoza amarira nawe akaguca mu myanya y'intoki, ntago byoroshye. Ubu ngubu hari abaje bakakoteraho, dore ko abasonga batabura, hari abaje bakakwita umuteramwaku, hari abaje bakakwita ibiki, ariko ibyo byose biragusaba kugira umutima ukomeye, kuko ntawabuza abantu kuvuga. Wihangane, ukomere, kandi dukomeje n'umuryango wa Rusagara, abana be, umugore we wa mbere, mwese mukomere, kuko Rusagara imirimo yakoze dukihanganisha na korali yaririmbyemo muri ADPR. Mwese mukomere, kuko Rusagara ni umugabo wakoze imirimo myiza, ririmbye indirimbo nakunze mu buzima, yigisha urukundo icyo ari cyo. Ari igitero cya nyuma yaririmbye, nuko ntazi kuririmba mumbabarire, ariko yaravuze ngo niyo navuga indimi, niyo nakora ibyigizayo imisozi, ntafite urukundo ntacyo byaba bimaze. Aravuga ngo isi yose ikwiye kugira urukundo, ndetse anasoza aravuga ngo u Rwanda rwari rukwiye kugira urukundo. Ubwo butumwa bwiza yatanze rero ni ubutumwa buri buzamuherekeza, ni ubutumwa tuzasebangana. Nkunda kubwira abantu ngo ntago umuhanzi apfa, kuko aba yarasize ubutumwa, aba yarasize ijwi rikomeza rizenguruka mu bantu. Ndatekereza ko abantu bongeye gutekereza ku rukundo cyane kubera Rusagara. Iyi ndirimbo yaririmbye kera pe, kera ngira ngo hari kereka ubu mbishatse ngo ndebe ngo iriya ndirimbo niyo mu buhe mwaka, niba ari muri za 2000 ngira ngo hari na 10, nako menye byari bitarana 2010 ntabwo ndimo kubibona byihuse, ariko yayiririmbye kera. Niyo urebye amafoto yayibona ko ni kera. Ndimo kubibona vuba, ariko ni kera pe. Ntago nzi umwaka, singiye kuvuga umwaka ntaza kubeshya, ariko ni ya kera. Ariko ibyo ari byo byose, kandi si nimwe gusa, indirimbo nyinshi ni ubutumwa yasize, kandi ubutumwa buzaduhora ku mutima. Rwose abantu muze kumva iriya ndirimbo, cyane cyane iriya ivuga ku rukundo rw'Imana, muraza kuryoherwa, muraza kumva Rusagara uwo yari we, muraza kumva uburyo asize ubutumwa bwiza, n'izindi nyinshi yagiye aririmbana n'iriya korali yo muri ADPR. Pst.MUTESI rero uyu mwanya reka Imana igusange, reka Imana iguhumurize. Nubwo abantu twakubwira ngo komera, kuko buriya iyo umuntu ababaye igikomere w'abacyumva kuruta abandi, n'inshuti zawe ziri bukwegere cyane, ariko ntawe urimo kumva ukomeze mu mutima. Umuntu rero wagufasha mu mutima wawe usibye Imana gusa, niyo yonyine yakuba hafi ikururutsa umutima wawe, kuko rwose urababaye. Hanyuma n'abakuri iruhande nabo bakomeze baguhumurize, bagutaramire,
bakuganirize kandi ubohoke. Nako ndabizi ko uri umukozi w'Imana. Ikindi cyiza kirimo nuko wavuze ko wari bitagutunguye kuko wari umaze iminsi ubona intumwa nyinshi, yaba abasenga babikubwiye nk'abahanuzi mu kwemera kwanyu, yaba nawe n'ibimenyetso wagiye ubona. Wagize igihe kinini nubwo kubura wawe bidahita biza, utanabyumva. Uyu munsi ntekereza ko hagize umuntu ubyuka akakubwira ngo ejo nzapfa, wakumva ko ibyo bintu bitabaho. Uri inshuti yanjye cyangwa uri umuryango wanjye, hagize umuntu ubyuka akakubwira ngo buriya Esperance ejo azapfa, ntabwo wabyakira, wamwita umusazi. Cyangwa se wenda wabyumva ariko ushidikanya, ariko wowe nk'umuntu usenga, nk'umukristo wabonye ibimenyetso byinshi, uritegura. Nubwo uyu munsi kubyakira bitoroshye, ariko Imana igukomeze. Kandi buriya abantu basenga hari icyo barusha abapagani. Nzi neza kuri kumwe n'Imana kandi ari bugukomeze. Kandi ukomeze wihangane mu burwayi bwawe. Nabyumvishe ko ngo urwaye, ariko Imana ikomeze igukomeze, igukize kugira ngo uzabone ubuhamya. Imana ikuremere ubuhamya nyuma yo guhura n'ibi byose. Imana igukize kugira ngo izakuremere ubuhamya. Yanganirije ibintu ataranganiriza n'umunsi n'umwe. Arambwira ati twamenyanye mfite ibi, none ubu ngubu mfite ibi, nageze kuri ibi, nakoze ibi. Yari amaze kugura inzu aho bita muri Foni, ni muri Texas, iruhande rwa Dallas. Yari amaze nk'amezi 2 yimutse. Yagiye mu nzu ye. Yimukiye muri Foni. Anyereka ibyo akora, imishinga akora. Abantu benshi bazi ko yakoraga muri Alpha gusa, ariko yari umuntu uzi gushakisha amafaranga. Buriya yacuruzaga n'imodoka. N'ubu apfuye hari imodoka yatumye muri Mexique. Aranganiriza, ambwira ibintu byose, kuko twari twabaye nk'abatumvikana, kubera narababwiye ngo nagize ikibazo cy'abantu binjiye hano iwanjye, mbakirana ubugwaneza, ntazi ko ari abagambanyi. Aricara amubwira ikintu cyose kibaho gishoboka. Aranambwira ati Mutesi, gira umutima mwiza wo gukunda abantu no kubashyira mu rugo, ariko iki kintu ugicikeho. Ninkubwira ko nta nshuti ugira, ntubabare. Ajyaho arambwira ati runaka. Yambwiye ambwira ibi ku buryo iyo nza kuba nari umuntu ufite umutima ukomeye, ariko bivamo. Oya, ati nari kuva mu modoka ngagara muri kaburimbo bakangonga. Ati ariko nsubije amaso inyuma, ati nibaza niba ari wowe wari kuvuga, birancanga. Ati ariko ngiye kureba mbona yifatanyije n'undi muntu, kandi nawe bajyaga baba bari hehe, bari muri urwo rugo. Banahamaze n'iminsi rwose, ari abantu twasangiraga, twagira gute. Ava kuri ibyo ambwira abahanuzi, anyereka ama message bamuhaye, anyereka amaudio, anyereka iki, ataba bakwita mami, uyu nguyu n'uyu, kandi bose n'abantu. Yarambwiye ati mporana ibirego n'amagambo n'amatiku n'iki, ampereza ati dore uyu. Yarambwiye ngo we na Giti mwari muri hoteli, babafatiramo mutanga miliyoni, ati dore uyu, dore uyu, dore abanyereka bose. Yarambwira ati menya ubwenge, menya abantu wirinda. Reka wenda mpagarika aho ngaho. Mu by'ukuri impamvu nkinnye aya magambo ni ikiganiro Mutesi yarayagiriye ku Isimbi TV na Sabe. Nakuyemo isomo rikomeye nshaka kubwira abantu. Bantu mwigize abarego b'ibyaha byacu cyangwa se ibibazo byacu. Ntabwo mvuze ko Pst.MUTESI yakoraga ibyaha, ariko hari nk'abantu nshaka kubaza. Abantu mwigize abapolisi b'abantu, mwumva mumeze muti? Abantu mwifata wowe ukigira umupolisi wo kunshunga kugira ngo ntangire amakuru ku mukunzi wanjye cyangwa se no ku mubyeyi wanjye cyangwa se ku muvandimwe wanjye, mwumva mumeze mute?
wowe uri umupolisi ushinzwe, uretse wenda nabo umuntu aba acumbikiye, umuntu akugiriye neza, umuntu aragufasha, aragucumbikiye, arakugaburira. Ibiryo byo muri uyu mujyi wa Kigali turabizi ukuntu bimeze, ubuzima bwo muri uyu mujyi wa Kigali turabizi ukuntu bumeze. Umuntu aragufashe, arakwakiriye mu rugo, arakugaburira, aragutunze, warangiza wowe ukaza warigize maneko. Bamaneko ubundi murwaye mu kanwa, ubundi mufite ikihe kibazo mu mitima? N'amashyari, ni ibihe bintu biba bibakoresha? Abantu bafite ubujajwa bwo nge ibi bintu byambaje, kandi ntago ari kuri Mutesi gusa, abantu nuko nguko dusigaye twarigize. Ubundi uri umunyamakuru w'ubuzima bwanjye, ibaze muri ibi bihe bimeze gutya, umuntu akagufata akakwakira, umuntu akagufata akakugaburira utishyura, akaguha aho uryamye, warangiza rego ugashyana ukajya gufata umukunzi ukajya umubwira ubusa gusa, umubwira ubusa. Maze rero njye mbabwira ngo mumushyana mushaka iki? Abantu babiri bakundanye nta muntu ujya ubajya hagati my dear, ahubwo wowe burimo wishyira hanze. Iyo ufashe ibigambo byawe byakunaniye n'ishyari ufite n'umutima mubi no gushyanuka hagati y'abantu utazi uko bahuye, ukajya hagati yabo ukajya uvuga ubugambo, nshuti yanjye, birangira ubaye ikigoryi, ubaye ikiburabwenge. Ibaze gufata umugabo nkunda ukamubwira ibintu, umva rwose birarangira akongera akabimbwira. Niyo wadutandukanya, sibyo? Niyo watandukanya abantu bikundanira kubera ibigambo byawe, nyuma igihe kiragera akazambwira ati burya rero kanaka yambwiye ibintu nanirwa kubyakira. Nkamwe mwashyanutse mujya guteranya abantu bikundanira, abantu kuki mushyuha mu kanwa, kuki muri bamushyushya na baki? Ngewe abantu nibo basigaye batera abandi imitima mibi, abantu nibo basigaye batuma abantu barabaye babi, abantu batakibasha gufasha. Uyu munsi usigaye ihura n'umuntu wabona hari ikibashije kumufasha ukavuga utari ko se ubundi ibi ngibi ndi bukore ushobora kuzasanga bingarutse, ibi ngibi ndi bukore ushobora kuzasanga byongeye. Kandi nk'abantu mwe, gukunda ni kimwe, ariko no kwihanganira mu rukundo ni ikindi. Kandi bantu mwishora mu nkundo z'abantu mukajya gushyanuka no gushyuha mu bantu mutazi uko bahuye, none mwagiye mufunga iminwa yanyu. Niba ufite ishyari ry'uburyo abantu babanye, wakihanganye ko nawe Imana izaguha uburyo bwawe ukareka gushyuha gusa. Komera mute, komera komera. Kuri ubu yabayeho, ariko ntabwo igihe cyose yabayeho ageragezwa. Igihe yari ari mu byago, Komera komera. Komera mute. ahari wenda yarariraga nk'uko ndi kurira. Abamukikije bamushinjaga ko ari umunyabyaha bihereye ku nshuti ze, ariko Yobu ntabwo kwa Yobu hahoze ibyago iteka. Hariho n'igihe yaririmbye, hariho n'igihe yasetse sabe. Ndabizi ko hari igihe nzaba ntari kurira. Yesu ntabwo igihe cyose yari ari ku musaraba, hariho n'igihe yabambuwe sabe, hariho n'igihe ntabwo igihe cyose yagaragujwe hagati, hariho n'ubwo yabwiye abantu ngo ntimunkoreho. Ibyago bibaho ariko ntibihoraho. N'ibi birabaye, ni isomo nababwiye ko ndi ikibaho Imana yigishirizaho abantu. Ubwo wiga nawe agiye kwiga, kandi mu kubyakira nongere mbisubiremo. Yobu yabayeho n'ibyago byavuzwe byamubayeho, ariko kwa Yobu ntabwo hakomeje kuba ibyago iteka. Hari igihe nawe yasetse, hari igihe yashumbushijwe, hari igihe abamubatije amazina baje kumusaba imbabazi bica n'amande. Aka kanya
ntabwo nahakana izina ryose umuntu yanyita kuko ndi mu gihe cyo kuryitwa. Ni mu gihe. Komera. Ntabwo nahakana igitutsi cyose wantuka kuko ndi mu gihe cyo kugitukwa. Komera. Urubuga rwose umuntu yantera amagambo mabi, amabuye yose nakubitwa, ndi mu gihe cyo kuyakubitwa. Ariko hari ikintu ushaka kubasaba. Sabe hari ukuntu abantu baba babayeho bamenyereye kugutuka, kugukomeretsa, kukubabaza, ariko mwibuke ko Rusagara afite abana kandi abo bana ntacyo baba batwaye. Mwibuke ko Rusagara afite umudamu babanye bakabyarana 5 nubwo batandukanye mu buryo bumwe, ariko nkunda kubabwira ngo abantu babanye ntabwo batandukana. Uyu munsi wa none Papa Darene nubwo yashatse afite umugore, ariko numvisha inkuru ivuga ngo arapfuye, nshobora guhanuka nkiko. Reka wenda ngarukira aha icyo nashakaga kubumvisha. Naje kubona abantu benshi bakoze ibiganiro, harimo abitwa ngo ni abapasiteri bafatanyije umurimo na Pst.MUTESI, batangiye gusa n'abashinyagura cyangwa se sinzi uko ndi bubyite. Ngewe nimbyita gutyo nagira untera amabuye kuko nuko nabyumvishije. Ndaje nabo bashakira amajwi yabo, batangiye bavuga ngo Pst.MUTESI ngo yihangane, ngo uriya ntiyari umugabo we, ngo ntahazwi mu mategeko, ngo yari umugabo ufite umugore. Na Pst.MUTESI arabizi ko uriya mugabo bakundanaga Rusagara yari afite umugore n'abana. Urinde wowe wo kuza gukina umuntu ku mubyimba ushaka kumvikanisha ko atari umugabo we? Ariko kuki abantu dukunda guhurura? Utekereza se ko yarabiyobewe? Yarabizi ko ari papa w'abana 5, yarabizi ko afite umugore we. Mwanabyumvishije aho yavuze ngo mwihanganisha umugore we. Kuki abantu mukunda kwinjira mu buzima bw'abantu? Wowe urahurudutse uraje ukoze ikiganiro uvuga ngo Pst.MUTESI ngo uriya ngo ntiyari umugabo we. Kuki abantu dukunda gushinyagurira abantu? Ubu rero nawe wa mugani muraje mutangire mumuvugire nk'ibyo mwavugiye kuri kundi mupasiteri witahiye ntari buvuga izina. Ariko abantu twadukwiye kureka kujya dukina umubyimba ku bandi bantu, ngo imyuka mibi ngo iki. Ese ubwo ejo nawe nibikubaho uzabigira ute? Ariko abantu bagiye bamenya, kera abanyarwanda bagiraga umuco ngo witwa kubumbana cyangwa se kunamanamo cyangwa gufatana mu mugongo. Mwabapasiteri mwe mwakagombye kuba uyu munsi mwicaye iruhande rwa Pst.MUTESI murimo mumubwira komera, ariko bamwe mwatangiye gukora ibiganiro mutanga ubuhamya bavuga ko atari umugabo we. Muri bande se? Aho bahuriye murahazi? Ariko twebwe Pst.MUTESI yarabyivugiye ko bateguraga ubukwe, yaramusabye aramukwa, inshuti ze zirabizi. Ibyo rero byuko batagiye mu murenge, niba ari byo umushingiraho wa mupasiteri we mbona ntazi n'izina, ngewe nakubonye numva ndababaye cyane, numvise ibintu bikuvamo. Ibyuko batagiye mu murenge niba ari byo ushingiraho, ntago Pst.MUTESI ntekereza ko yakundiye Rusagara ibintu rwose. Yamukunze kuriya yari ameze. Rero kuza kubwira gukora ibiganiro ushengabaza umutima w'umuntu, uyu mwanya wagakoze ibiganiro usana umutima wa pastor mugenzi wawe. Haka ibyo kumvikanisha ko imitungo ya Rusagara Pst.MUTESI nta ruhara bifiteho. Ibyo se twese ntitubizi ko mu mategeko y'umuntu atasezeranye n'umuntu mu mategeko imitungo ye bashobora kutayimuha. Ntabwo rero ibyo ngibyo ari ikintu wakagombye kuza kuvuga. Wakagombye kuza usana imitima y'abantu, ubabwira uti mukomere, twabuze umuntu, kandi cyane ko Rusagara nawe yari umukozi w'Imana. Urumva Pst.MUTESI yari fiancé we, yari yaramusabye, yaramukoye. Niba utabizi, niba bataragutumiye wari ukwiye guceceka ukavuga uti ntabyo nzi niba yamusabye, niba yaramukoye, ariko ntuzuvuga ngo si umugabo we. Ngo abagabo bafite abagore 2 cyangwa abagore bafite abagabo 2. Ariko mwabana mwe mwagiye murinda kanwa kanyu. Niba muri abakozi b'Imana mu kanwa kanyu hakavamo amagambo yubaka, niba muri abahanuzi mugahanura. Yewe reka mbashakire uwo muntu ndimo kuvuga nawe mwumve,
mwumve ibyo nawe yavuze. Byambabaje mu by'ukuri, ntagire untera amabuye. Ngewe ntabwo nkunda umuntu wishimira hejuru y'umuntu ubabaye, kuko nzi neza ko uyu munsi niba nishimye ejo nababara. Rero kwishimira ku muntu ubabaye ntabwo ngewe rwose sinzi ko mba mbyumva. cyane ntago wemera. ntabwo mbyemera kuko ndi kukubaza. Jewe noneho reka nkwigishe ku ngufu. Abantu iyo bakundanye ikibanza urakizi, habanzamo icyo bita urukundo rwa babiri rutemerewe gusohoka hanze. Uranyumva neza? Iyo rusohotse hanze, intambwe ya mbere wereka wa muntu wakunze, ukamujyana mu miryango y'iwanyu, nawe akakujyana mu yiwabo. Ibyo iyo birangije, yo muri abakirisitu mubizana no mu rusengero. Noneho process z'ubukwe zigatangira. Hakabaho kujya mu murenge, hakabaho kujya mu rusengero. Nukuvuga rero ibyo byombi bashobora kuba bari mu ntambwe ya babiri. Intambwe ya babiri rero miryango ntibiha agaciro. Mu Kinyarwanda bavuge ngo niba ufite uyu mwana n'uwa runaka bitabanjemo gupima iriya bita harya bayita bata ni ADN. Ntago mbizi. Bapima amaraso. Cyase kuvuga ngo bapima amaraso se. Nyine niba afite umwana n'urugero umutesi namuvuyeho. Ndimo ndigisha abanyarwanda uburyo imico bikorwa. Uranyumva neza? Ndakumva cyane. Nukuvuga iyo uzi ibyo iyo utangiye kuvuga ngo yari umugabo wa abantu batangira kuvuga aramwihambiraho. Ese niki kiri gutuma inyungu akeneye? Niki kiri gutuma utsimbakaza ukumva ko muri essence byavuzwemo twavuze ko ari umugabo? Nuko Mutesi ni umu YouTube nkanjye. Mutesi ni umukozi w'Imana nkanjye. Yego. Mutesi ni icyamamare nkanjye. Mutesi afite uburambe mu kazi nkanjye. Rero hari icyo bita za shuguri. Shuguri urabizi? Ni ururimi rw'igiswahili. Gushugurika. Gushugurika rero bifatwa nk'igihombo. Shuguriki. Shuguriki, gushugurika, icyo gihe bifatwa nk'igihombo. Niki wabwira Mutesi rero wabuze umukunzi? Ndakimubwira Mutesi niba mu by'ukuri byari ibya babiri. Jewe ijambo ryanjye kuri we niyihangane bibaho. Uwo mukunzi wamukundaga ari babiri, bitarajya mu miryango, bitarajya mu bapasitoro. Ubu birakomeye kugira ngo abwira abapasitoro ngo uyu keretse niyaboneka y'umupasitoro akaza kamuhamya ko yari umukunzi we, hakabonekayo inshuti ya Rusagara ikazi kavuga ngo uri yari umudamu we uba ahantu runaka, aragira uburenganzira ku mitungo ya Rusagara, aragira n'uburenganzira ku gahinda kariho. Ariko uziko n'agahinda umuntu kukagira. Ese paseka nkubaze, uyu munsi uhise ujya kureba ku mitungo ya Rusagara? Nicyo kiri kurebwa? Jewe ndareba ubuzima Mutesi ashobora kuba yararimo, nkuko umutima watuye ku mitungo ya Rusagara. Nta handi wahise utura. Oya, byibura hari mushiki we wari ufite wavugaga ati ahubwo ati jewe icyo ndimo jewe ikibazo nakubajije ni kiri gutera izi mpfu zitunguranye. Noneho wagiye wirukanka zitunguranye, izo mpfu zitunguranye. Uranyumva? Reka ndekera aho ngaho. Umunyamakuru wakubazaga yakoze neza kukugaya, kuko buriya niba uri umunyarwanda wabibonye. Ntago nzi impamvu kubera iki, kandi ngo uri umupasiteri, kubera iki pasiteri mugenzi wawe yagize ibibazo nkaho wakihutishije kwifatanya nawe no kumwihanganisha, ukihutisha kumvikana ko imitungo ko yashugurikaga, urukundo rwabo byari shuguri, ariko abantu mwishimira ku bantu bababaye rwose. Uyu munsi biba kuri mugenzi wawe, ejo byakubaho, cyangwa bikaba ku mwana wawe, cyangwa bikaba ku muvandimwe wawe. Ntago ari uyu gusa mvugira, n'undi wari we wese uri bwicara kumva ko Mutesi arimo arizwa n'ubusa, Mutesi kuba yababaye ababazwa n'ubusa, kuba umugabo yari ataramutwara mu murenge, kuba iki sina ngombwa ngo mubimenye. Icyangombwa nuko we yari afite ibyo aziranyeho na Rusagara. Ahubwo mwebwe nk'abapasiteri mwari mukwiye kwifatanya na pasiteri mugenzi wanyu
urumva mukifatanya na korari Rusagara yaririmbagamo, usibye ko korari yo ntimwabibura kubera ukuntu mwari mubizi, ariko niba utaruzi urukundo rwa Mutesi na Rusagara aho rwari rushingiye, ntabwo ukwiye kwicara kuri mikoro ngo uvuga amagambo ari bukomeretse umuntu. Uyu muntu wagize ibibazo, uyu mwanya Mutesi akeneye amagambo amuhumuriza kugira ngo agire ubuzima. Ese mwari muzi ko iyo umuntu ari mu bibazo nk'ibi ngibi mushobora kwicara mukajya mumushota amagambo gutyo bikamuviramo n'ubundi burwayi, bikamuviramo n'ibindi bibazo. Rero rwose mwa abapasiteri, ese ubu niba mukora ibintu nk'ibi mwitwa ngo muri abapasiteri, ubu twebwe turaho ibyo bintu by'ibitangaza muvuga no gukabya muri ibyo bintu muba murimo tutabijyamo, turahaza kuvuga iki? Mwari mukwiye guhaguruka nk'abapasiteri mugafata pasiteri mugenzi wanyu mu mugongo kugira ngo natwe turi aho ngaho bagafifi tutajya muri ibyo bintu byanyu mwita ngo no kwerekwa ngo no kugira gute, natwe tuvuge tuti nibura uyu muntu ese ubu ngubu koko nimwifata mukicara ku muntu wabaye gutya mukamushinyagurira ibintu ntuzi iyo biva niyo bijya, warangiza ukaza gukora comment ku bintu ku magambo ari buze gusesereza umuntu. Pasiteri rwose genda kugaye sinkuzi ariko nukuri ikiganiro cyawe nagikurikiranye numva ndakugaye pe. Nushaka undakarire nanjye ntunzi, cyangwa se n'aba mwakoranye ikiganiro sinzi niba bari bugire gute, ariko rwose urihutira kureba ku by'imitungo. Uko wagira ngo Rusagara wari ufite mushiki wawe uzamushyingira wa mugani w'uyu munyamakuru, cyangwa se rwose Pastor Mutesi ukomere wihangane. Icyo nagukundiye nimugoroba wabyivugiye kwa Saboti, icyo abantu bari bunyite, uko bari bumfate, ibyo bari bumvugireho simfite wabihakana, ariko ntuhangayikishwe no kuvuga nabi, ntuhangayikishwe no gukora mu gahanga, ntuhangayikishwe no kwishimaho. Icyo nzi cyo nuko uyu munsi ni wowe, ejo nundi. Ukomere ubabare, yego ntibabura kubabara kubera kubura umukunzi, ariko wumve ukomeye. Ngewe ndagukomeje pe, ndagukomeje n'umuryango wawe, ndagukomeje n'umuryango wa Rusagara, nkomeje abana be, ariko abari buze bose kugutera amabuye bakwita ibindi ntubiteho, ukomeze urugendo rwo gukomera kandi uri intwari. Ni byinshi wagiye ucamo, watanze ubuhamya ahantu henshi hatandukanye, wagiye uca mu rugamba rukomeye kandi Imana yagiye gutambutsa ibi ngibi. Reka rero mbashimire Abanyarwanda ababishoboye mwese, n'ukuri mugere kuri Pastor Mutesi mumufate mu mugongo cyane ko anarwaye. Mujye ku kiganiro agiranye na Sabe, murebe nimero ze mufate mu mugongo. Rwose Abanyarwanda umuco wacu ni wo kwihanganishanya no gufatana mu mugongo. Ndabashimiye rero, nakagaruka nongera kubabwira ko turi kuri Mojo House Kabeza, ku muhanda ujya mu Itunda. Hari jardin nziza, hari ibyumba byiza byo kuruhukiramo, bagira igikoni cyiza, barabaha serivisi nziza. Nyarukirayo n'umuryango wawe, mugende babiteho, babakire. Ushobora reka nguhe nimero ushobora guhamagara kugira ngo ukoreshe reservation niba udafite umwanya utinda, cyangwa se babikore babikuzanire mu rugo. Ni 0788 64 43 75. Munyaruke kuri Mojo House babafate neza. Murakoze, naho butaha.